Izi nizo mpanga zikunzwe kurenza izindi mu Rwanda ndetse zikaba zaragiye zikora udushya dutandukanye. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe top 10 y'izo mpanga zikunzwe kurenza izindi mu Rwanda n'udushya twazo twagiye tuziranga mu bihe byatambutse. Turahera ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe tumanuka tujya ku mwanya wa mbere. Ariko mbere yuko dutangira nabanza nkubwire niba utarakora subscribe ngo uyikore tujye tubana mu biganiro byose bitambuka kuri iyi sheni narongo uzahagirira, kandi ibiganiro byacu byinshi byibanda ku myidagaduro. Muhaye ikaze rero kandi agushimiye wowe uyikoze. Turahera ku mwanya wa 13. Ku mwanya wa 13 turahasanga Alice ndetse na Aline. Alice we niwe wamenyekanye cyane mu myidagaduro kuko ari umukinnyi wa filimi, akaba afite impanga yitwa Aline. Alice rero twamumenye cyane muri filimi nyarwanda, cyane cyane muri filimi umuturanyi akinamo yitwa Linda. Ni umukinnyi wa filimi rero akaba afite impanga yitwa Aline, tukaba twaramumenye kandi tukamukunda, nawe akaba ari kuri uru rutonde. Ku mwanya wa 12 turahasanga Bukuru na Butoya. Amazina yabo usanzwe ni Mukakarisa Aline Gakuru ndetse na Mukabarisa Alice Gato. Ni impanga z'abadamu nziza zikundana kandi zagiye zikora udushya dutandukanye mu bihe byabo byashize, kandi n'ubu ngubu bakaba bagenda bagikora udushya abantu babazi cyangwa baba biruhande bakagenda ntibamenye kubatandukanya bitewe n'udushya bari gukora cyangwa bitewe nuko ari impanga, kuko bavuga yuko n'ubu ngubu nk'iyo hari nk'uwi bari buhembe cyangwa bari buze nko kumusura birumvikana ntago bakibanda, ariko iyo umwe agize ibyiza mugenzi we nawe aba ahari. Rero bavuga yuko nk'iyo hari ubwo bigeze kuza guhemba umwe muri bo, uwo baje guhemba aba ari ujya kwakira abashyitsi, ubutaje guhembwa umushyitsi n'ubundi mu rugo aba ari ujya mu burira aryama, aba ari we bigaragara ko ari we bari guhemba, kandi nyine bakavanga abantu ntibamenye ngo se bimeze bite, n'uyu nguyu we nyawe twaje gusura cyangwa si we, nyine ntibamenye kubatandukanya. Kandi bo banavuga yuko n'abana babo iyo bakiri batoya, keretse nk'iyo bamaze gukura gusobanukirwa mu myaka 10, ariko ubundi munsi y'imyaka 10 ntabwo bajya bamenya kubatandukanya, ku buryo ashobora no kuba yamuhereza n'ibere bose aba ari ba mama, ntabwo n'abana bajya bamenya kubatandukanya. Ku mwanya wa 11 turasanga abamama bakuze, abamama bashesha kanguhe, cyangwa niyo wabita mukecuru kuko ubundi cyangwa kuko nk'umuntu ufite umwuzukuru bavuga ko bafite n'abuzukuru. Umuntu ufite umwuzukuru bamwita kaka cyangwa tate bitewe n'urimi abivugamo. N'abamama bakuze rero, umwe akaba yitwa Kanakuze Melisiana, undi akitwa Kakuze Cecile. Rero bose twamenye muri filime, ariko cyane cyane Cecile we niwe twamenye mbere ya Melisiana muri filime nyarwanda, kuko yamenyekanye muri filime zatambutse kera, ariko n'ubu hari filime agenda agaragara mu nshyashya tumumenya cyane cyane. Yamenyekanye muri filime nyarwanda harimo Amarira y'urukundo, Ikigali si ikigoma, amenyekana nka Marigarita, Zirara zishya ndetse n'izindi zitandukanye. Rero nabo bavuga udushya twabo bagiye bakora, bavuga ko bigize no bose bari bafite konte muri banke imwe, ariko abakoramo abakozi babo bababwira ko ubwabo badashobora kuba bamenya ushobora gukoresha ikarita ya mugenzi wawe ukaba wabikuza bigakunda, kuko barabashyireho n'intego, ariko abo bakozi bagezeho babona n'ubundi ntago babatandukanya, barabyihorera, ariko nabo ntago babatandukanya, kandi n'abagabo babo ngo byaragoranye kugira babatandukanye. Ikindi kintu cyabaye kuri aba bantu nuko basa n'ababyaye impanga, cyangwa bavuga ko bo ikindi kintu cyababayeho bose batwariye inda rimwe n'igihe cyo kubyara kibera rimwe, ngari kwa muganga umwe umuganga yamwakiriye ari muri sale yumva undara akomanze, ariko ntabwo arazi ko mugenzi we arimo akomanze. Umuganga akinguye abona undi mumama, abona asa n'uwase, abona ni wa wundi asize mu cyumba ku gitanda mu cyumba, arikanga nyine nabo baramucanga, yagizemo n'ubwoba. Uko nakandi kantu gashya kababayeho, ariko noneho ikindi nuko bo ubwabo
umwe yabyaye Cecile yabyaye abahungu 5 n'umukobwa umwe, Melissa yanabyara abakobwa 5 n'umuhungu umwe. Urumva ko ibyabo byo byinshi bijya gusa. Turakurikizaho ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turahasanga Bukuru Josephine ndetse na Butoya Joseline. Ni abanyarwandakazi b'impanga baba muri Canada, bafite umuryango ufasha witwa Shelter de Mubatarure, ukaba ufasha batishoboye. Mu mwaka rero wa 2013 nibwo bamenyekanye cyane, ubwo mu mwaka wa 2013 bakaba barahawe ikibanza na Perezida wa Repubulika Paul Kagame cyo kugira baguriremo ibikorwa byabo, ubwo Rwanda Day yaberaga muri Toronto muri Canada. Rero bongeye kongera kuvugwa cyane cyabamenyekanye cyane, nyuma yaho bakaba baragaragaye muri Rwanda Day yabereye Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baje gushimira Perezida wa Repubulika ko ikibanza bamusabye bakibonye kandi n'ibyo bapangaga gukoreramo babibonye. Rero nabo baravuzwe cyane, ni impanga zakunzwe guhera muri icyo gihe cya Rwanda Day, barakundwa cyane kandi bamenyekana gutyo. Ku mwanya wa 9 turahasanga impanga z'abana b'abakobwa bakiri batoya, ni Doriane na Doreen. Ni impanga z'abakobwa beza b'ababyinnyi babyina mu itorero ry'inyamibwa. Ni impanga rero zitangaje kuko nabo ubwabo ntago bazi igihe barutanwa, ntago bo ubwabo bavuga ko na mama wabo atazi igihe barutanwa. Rero bavuga yuko bo udushya twabo papa wabo bavuga ko ataramenya kubatandukanya bo ubwabo. Ariko ikintu nabonye izi mpanga zose turi buze kuvugaho nizo navuzeho, usanga inyinshi ababyeyi baba papa birabagora kubatandukanya, keretse wenda nk'abamaze gukura cyane, ariko usanga abakiri batoya abatarakura cyane aba papa badakunda kumenya kubatandukanya. Nicyo kintu nabonye izi mpanga nyinshi zihuriyeho. Rero bavuga yuko iyo bakuraga amakosa papa wabo ntabwo yamenyaga kubatandukanya, kandi hari n'igihe yabaga bose umwe ari umwe wakoze ikosa akaba bose yabahana kubitewe nuko yananiwe kubatandukanya. Rero agashya bakozeho bavuga yuko umwe yarwaye ntiyakorera ibizami, nyuma barasoje baha amahirwe batarakoze ibizami, ariko ntabwo yari yarize, ngaragenda ari gukora biramunanira, umuvandimwe araza arinjira, undi wari uri gukora arasohoka, umwarimu ntiyamenye ibyabaye mukorera ikizami nk'ibisanzwe nyine, nkaho nta ari wa wundi wa mbere wari uri kubikora. Izo mpanga rero nazo zirakunzwe kandi zigezweho, nazo niyo mpamvu nazishyize kuri urutonde rw'impanga zikunzwe kandi zifite udushya zagiye zikora mu bihe bitambutse. Tunyarukiye ku mwanya wa 8 turahasanga abana b'umuhanzi Riderman. Riderman kubera ari icyamamare cyangwa yamenyekanye, rero uri umustar n'abana ubyaye baba abastar. Ni muri urwo rwego n'abana ba Riderman twabashyize kuri uru rutonde rw'impanga z'abastar. Rero Riderman ni umuhanzi wamenyekanye kandi akundwa n'abantu batari bake, benshi badatinya no guhamya ko ari umwami wa rap mu Rwanda. Umuhanzi Riderman rero nawe akaba aragira umugisha wo kubyara impanga z'abakobwa beza cyane, umwe akaba yitwa Landa, undi akaba yitwa Kamba. Rero nawe yagiriwe umugisha cyangwa Imana yamuhaye umugisha wo kubyara impanga. Rero nawe kube ari umustar n'abana baje ku rutonde rw'impanga z'abastar zikunzwe kandi zigezweho. Ku mwanya wa 7 turasanga abana ba Ketchup. Na Ketchup ni umustar twaramenye muri filime nyarwanda, cyane cyane muri Bamenya series. Rero nawe abana be nabo bahise baba abastar. We yabyaye abana 3, ariko muze kumbwira muri komenti wowe turi kubana muri iki kiganiro, uze kumbwira abana 3 nabo ni impanga, muze kumbwira. Rero akaba yarabyaye abahungu 2 n'umukobwa umwe, umukobwa akamwita Haula, umuhungu wa mbere yitwa Michael, undi akitwa Taliha. N'abana beza rero 3 nabo rero babaye abastar bitewe nuko n'umubyeyi we wabo ari umustar. Tunyarukiye ku mwanya wa 6 turasanga MC kandi ndetse na Musa. N'abanyarwenya, n'abana b'abasore b'abanyarwenya ariko b'impanga bamenyekanye cyane cyane muri Genesis Comedy. Ni
ni igitaramo kijya kiba cy'abanyarwenya bagahuramo bagasetsa abantu. Rero nabo baramenyekanye cyane muri iyo Genesis Comedy, bakunze kugaragaramo cyane ari abana b'abanyempano bazi gusetsa pe. Bavuga rero ko ari abana b'induba, ari abana bo mu kimoteri. Rero babamenya gutyo, baramenyekana cyane kandi baranakundwa, bakundwa n'abantu batari bake. Ni muri urwo rwego nabo twabashyize kuri uru rutonde rw'impanga zikunzwe kandi zigezweho n'udushya twazo. Udushya twabo barasetsa cyane. Ku mwanya wa gatanu turasanga John Banina ndetse na Banina Chris. Ni abasore b'impanga b'aba diaspora bava mu Bufaransa, b'abahanzi bakunzwe n'abantu batari bake. Noneho bakunzwe cyane bitewe n'ukuntu bavuga ikinyarwanda, ukuntu bitwara, ukuntu bari shapu, basetsa. Byatumye bakundwa n'abantu batari bake, ariko ko ari n'abahanzi bakora n'indirimbo, barakunzwe n'abantu cyane. Ni abasore rero beza, bavuga ko bavukiye mu Bugande ariko bafite ababyeyi babo b'Abanyarwanda, uretse ko bafite umubyeyi umwe, undi ntago akiriho. Ariko nabo ni impanga zikunzwe n'abantu, zakunzwe n'abantu batari bake. Ni muri urwo rwego nabo twabashyize kuri uru rutonde rw'impanga zikunzwe. Bo barasetsa pe, no kureba ikiganiro cyabo bakoze umva ni show, ntago watuza uraseka. Ni impanga rero nazo ziri kuri urutonde rw'impanga zikunzwe kurenza izindi mu Rwanda. Ku mwanya wa kane mu bantu b'impanga, impanga zikunzwe kurenza izindi mu Rwanda kandi zanamenyekanye, turasanga abasore babiri, Dushimimana Elize ariwe gato ndetse na Mbarushimana Elia gakuru. Ariko Mbarushimana Elia niwe twamenye cyane, tumumenya nka Tajino. Ni impanga rero ya Elize yamenyekanye cyane muri filimi nyarwanda, cyane cyane muri filimi zinyura kuri Mascom z'uruhererekane cyangwa n'izindi zinarangira. Yamenyekanye rero muri filimi nyarwanda. Ni abasore b'impanga ariko bafite ibintu byinshi bahuriyeho kandi bitangaje. Bo ibintu byinshi bahuriyeho nko kuvuga, bavuga kimwe kuri telefone, nta nubwo wabasha kubatandukanya, ijwi ryabo ntago waritandukanya. Niyo yaba ari kuvuga akaguhereza undi, ntago ushaka kumenya ko telefone yavuye kuri umwe yagiye ku wundi. Ndetse bo Face ID bakoresha imwe. Ni abasore basa, ni impanga zisa pe, barasa cyane. Rero ikindi, iyo umwe atameze neza n'undi, niyo baba batari kumwe, nawe ntago aba ameze neza. Kandi niyo baba batavuganye, ntago nawe amera neza, kugeza ubwo ashaka kumenya bya nyabyo icyo umuvandimwe yaba yabaye, ariko nawe ntabwo aba ameze neza. Rero bavuga ko kera bakoraga amakosa ariko bajya kubakubita, undi aba ari umwe wayakoze, umwe akanga yuko bamukubita, nyine akavuga ngo twese badukubite, nyine bakajya bavuga ko n'ubundi ari umuntu umwe. Nyine bo ni impanga ifiringa ibihe bitari byiza bya mugenzi we cyangwa ibihe byiza bya mugenzi we akabifiringa. Rero kuri ubu ngubu umwe yarashatse ariko undi aracyari umusore. Rero ni impanga nazo zakunzwe kandi barasa, ni n'abastar cyane. Niyo mpamvu nabona bashyize kuri urutonde rw'impanga zikunzwe kandi zifite udushya tugiye dutandukanye. Nabo mbashyira kuri urutonde bitewe n'udushya twabo kandi nuko ari n'abastari twabamenye. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Ange na Pamela. Ni impanga zitangaje kandi zihuje ibintu byinshi. Ni abakobwa baririmba indirimbo za gakondo kandi b'abahanga mu kuririmba, bafite amajwi meza, ndetse basubira mu ndirimbo z'abahanzi baririmba indirimbo za karahanyuze cyangwa baziririmbye bakazisubiramo. Kandi ni abakobwa bafite amajwi meza, banabakinga n'abandi bahanzi bitewe n'ukuntu bazi ari abahanga mu kuririmba. Kandi uretse no kuba bazi kuririmba, bafite impano nyinshi zitandukanye. Bo na mbere bari n'ababyinnyi kandi ubu ngubu barabyina, uretse ko batabikora cyane, ariko mbere y'uko impano yo kuririmba igaragara, ahubwo mbere bari intore, barabyinaga, ariko impano yo kuririmba iza kuganza impano yo kubyina. Ni impanga rero zisatsa cyane kuko bo bavuga ngo kera ngo barasaga, ngo bari umukara nyine
kubera ukuntu birabura bavuga ko bo bari umukara. Nyine impanga zitangaje, zirasetsa, ibintu byinshi barabihuje. Noneho bo ngo ni zabo aba ari zimwe, ibintu bakunda usanga ari bimwe, bahuje ibintu byinshi cyane. Rero kuri uru rutonde rw'impanga zikunzwe kandi zamenyekanye z'abastar mu Rwanda, tugeze ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri hari abahanzi nyarwanda cyangwa b'abakobwa n'abahanzikazi nyarwanda b'impanga. Umwe akaba yitwa Bukuru Jennifer ndetse na Butoya Shakira. Rero bamenyekanye mu itsinda rya Jeisha. Ni abakobwa rero b'impanga baririmba indirimbo kandi banamenyekanye mu ndirimbo nka Mabukwe, Duyiti ndetse n'izindi zitandukanye. Bakaba bataramara igihe kinini binjiye mu muziki nyarwanda, ariko bakunzwe n'abantu benshi, ndetse kubera n'igikundiro cy'uko ari impanga nacyo gituma abantu babakunda cyane. Ni abakobwa rero barangirije umuziki mu ishuri y'umuziki ndetse n'inganzo ku ishuri rya Nyundo. Rero nabo bakaba bari ku rutonde rw'impanga zikunzwe kandi z'abasitari mu Rwanda. Niyo mpamvu nabo nabashyize kuri uru rutonde. Uri kwibaza ku mwanya wa mbere hari izihe mpanga? Mbere y'uko tujya ku mwanya wa mbere, impanga ni umugisha utangwa n'Imana. Ntabwo buri wese ariko avuka ari impanga cyangwa uko yifuje kubyara impanga azibyara. Hariho abantu benshi baba bashaka kubyara impanga, ariko ugasanga hari nk'abantu bacuze agitangira kubyara cyangwa abyara bwa mbere umvaga yabyara impanga, akagera ahacura atarazibyara, ugasanga hari umuntu ubyaye rimwe kabiri gatatu abyara impanga. Ni umugisha rero utangwa n'Imana, kandi impanga iryo zina ryabo ntabwo rijya rijya mu buke cyangwa ni uko nguko rimeze, ni impanga, ntabwo rijya rijya mu buke. Ku mwanya wa mbere rero turahasanga Mpinga Nzima Joseline ndetse na Ngwino Ndebe Josette. Mpinga Nzima akaba ari we gakuru, ariko Ngwino Ndebe akaba ari we gatoya. Ni abadamu b'impanga beza b'ababyinnyi babyina mu itorero ry'inyamibwa, ariko mbere y'uko bajya mu itorero ry'inyamibwa bavuga ko babanje kubyina mu itorero ry'inayoberana. Bagiye mu nyamibwa bavuye mu nayoberana. Akaba ari impanga zifite udushya twinshi dutandukanye, ariko ni abakobwa cyangwa ni abadamu bavukiye i Gatagara ku Mukindo, Nyanza. Bavuka ku itariki 14 z'ukwa 12 mu 1996. Bavuga ko bavutse mu bana 9, akaba ari bo babucura, ubwo umwe ni uwa 8 undi ni uwa 9. Bakaba ko bakuze n'ubundi bakunda kubyina. Ni impanga zikundana ndetse kandi babaye hamwe, kuko ibintu byinshi bagiye babihuje. Kubatandukanyaho ntabwo byakunda, wenda ngo umwe yaba yajya kure y'undi kurya ashaka kumara umwaka cyangwa imyaka 2 batabonana, ari nko kuri telefone gusa. Bavuga ko ari ibintu byabagora cyane, kandi usanga akenshi nabo bafiringa ibyiza bya mugenzi wundi, arabifiringa n'ibibi akabifiringa. Kandi iyo baba batari kumwe, iyo umwe hari nk'ikintu kitari cyiza yahuye nacyo, n'undi abyiyumvamo, akaba yumva adatekanye, akumva atameze neza bitewe n'uko umuvandimwe we nawe atameze neza. Rero uru ni rwo rutonde rw'impanga nabakoreye, rw'impanga zikunzwe kandi z'abasitari zamenyekanye kurenza izindi mu Rwanda. Mwakoze kubana nanjye. Reka dusoreze ahangaha ikiganiro cy'uyu munsi. Mukomeze kugira amahoro y'Imana.